nguhaye ikaze wakomeje kubana natwe aho uherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza. Reka dusuhuze aba diaspora abanyarwanda abanyarwandakazi cyane cyane ku bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Paula TV official imbere ya kamera n'ubundi ni umuyobozi w'icyo kinyamakuru nawe muhaye ikaze. Murakoze. Ese we murakoze. Nawe se wabaye murezi bien. Nese nubundi ko inkundo z'iki mbona nazo waki. Kandi nge nukuntu nkurikije nukuntu waje wambaye. Nawe ibyo ntabwo ari byiza. Kayoze ko munsi yo. Nese aba lesbienne bambara bate? Nkuko wambaye. Nese nye nambaye nabi. Aya ni amafaranga. Nimba ari amafaranga wambaye ng'amasenga ntakima bitanu. Turi no mu minsi mikuru mani nyine nagutama. Bitanu byonyine. Ndagusinyira sheke. Ndabona nta na mudu ufite bimeze bite? Waniye. Kibazo cyanyu murakennye. Nyine ma bitanu. Wariye. Nyine ma bitanu. Ese we. Murakoze. Wariye se? Nyine ma bitanu. Ese bitanu ni ikibazo ndagusinyira sheke. Ma bitanu. Nyita boss money. Boss lady cash money. Money talk. So narugo mbona mwana. Ubwo wiyambarishijwe. Se kwambara nabyo bibaye ikibazo. Wiyambarishijwe tera. Baravuga ngo money talk, amafaranga aravuga. Ubwo rero uragira ngo utwara abagabo abandi. Ntwara abagabo abandi se kandi abagabo bose ari abanje. Abagabo bose n'abandi. Ubundi se ndatwara abandi. Abagabo bose ndamuru we. Nabonye systeme ihari nuko ngo abakobwa bambara nkawe bambaye nkawe ariko noneho ngo bafashe icyemezo cyo gutwara abagabo abandi. Nese ubundi umugabo akururwa n'ukuntu wambaye nyine nkuko ngo kuba wayateretse amaki se ntereka dusumbishije ari amaki. Nese tuvugishije ukuri ubu wabona umubebe wikubitiyemo akamini kiwe ugashiduka mini dere niyo mpamvu apotre uzo ukuntu biba bimeze aho ngaho bimeze nk'imbere. Niyo mpamvu apotre yitwaza yabaciye. Reka nkubwire genda ntugatera abantu imyaku mwarayivukanye bande se bayivukanye. Ubusa aya matako yanjye niyo azagutera umwaka itako risa gutya ryiza gutya nasiza akagikotori kanjye iri gutera umwaka. Ubwo se abantu ubwo se iri tako ni ryiza ko iri gutera umwaka gute kandi ubwo uri kuzuminga izina ry'Imana. Nese iri tako ni ribi Imana. Niyo mpamvu shana we tamu uranzira ndamaze komeza umare ndamaze byari ko ibyo nuvuze ntago tubyemeranya ntago amatako yagukurura aho ngaho bumeze nk'imbeba nyine ubugendo buna. Abakobwa barikwizaga bakambara n'uyu musiga mwambara ubusa. Kera abakobwa bambaraga hehe ko kamabere yose baga ari hanze bambaye twatuntu tw'udushami. None se ubundi icyo mushigaje ni iki ngaho urebe ukuntu namaze ngewe ibintu nambaye biranejeje na amafaranga yanjye nabiguze uri kumva wowe uri kundeba ibyo ntabwo. Nyine se kutamaye amafaranga nimba uyafite uri kashi ndi bugusinyire sheke imbere ya kamera niyo naguha ino saha yikoremo yimeze. Turi imbere ya kamera se ndaguha uno misatsi twese tuzagenda uyigurisha mu mujyi wa Rwaveni. None se iyi misatsi iramarira iki? Iramarira iki? Amafaranga se ngiye ikintu cyose hano mfite ni amafaranga guhera ku kameta agasaha aga t-shirt agashanete ibintu byose na amafaranga nanjye ubwanjye na amafaranga. Mwibarize ikibazo iyo ugiye koga muri douche ari mu gitondo uhera kuki? Abantu baranseka kubera ukuntu ngiye ntinya koga ni nacyo kintu uranga mu buzima. Mera ku matako kugira ngo hejuru nze kuhajya amazi. Uhera he? Ku matako. Ku matako? Bwa mbere ndabanza nkitawaza amazi. Ukatabaza hehe se? Nese bitabaza hehe? Ndahazi se kire ntabwo mazi nyine mu gitsina mu bintu mu giki ndamuru mana yanjye ndabanza nkitawaza mu gitsina. Ubwiza ukuri ase mwagiye muvuga imbwa mu mazina yazo nese mvuga ngo ndabanza mwoga mu gapipi nibyo ushaka uko wenda nyine tugiye kugenda ukantamo naho ubundi jewe ndagutamo turi mu minsi mikuru ikibabaje nuko mbona abantu bari kwiyahura ahubwo ndayisangira nande amafaranga mfite ndayaguha wenyine
ko mbona abantu bapfuye bashira. ariko kwiyahura ubundi baba baruhutse imirongo n'imihati. Uri kumva kwiyahura ari igikorwa cy'ubutwari? Nese ubundi reka nkubaze wowe ku giti cyawe byigeze bikubaho ukumva ushaka kwiyahura? Kwiyahura niyahuye rimwe. Birakunda se wallahi? Nyine ntabwo byakunze. None se yongera kwiyahura nkapfa wari kuzakura he umuntu nkanye? Ndetse ubundi byari byagenze ute kujya wiyahura? Abandi bitiranwa. None ikintu kimbabaza urakiyahura wenda ari impamvu nzima ariko ngo umubebe yakwanze. Ibaze kweri n'ibyana byuzuye hano hanze. Nyine byawe se niyo mpamvu abakobwa aho bava bakagera abakobwa ni ibisuma. Nanjye se ndi igisuma? Nanjye ndi igisuma. Nuko wagemereye kuma utamaye. Ndetse ubundi kubaha n'itegeko? Gukunda umuntu n'itegeko? Oya. Njyewe twasezeranye kuri bume. Njyewe twasezeranye. Noneho kuri bume tuve kugira amafaranga. Urumva? Noneho wanze kuyamba. Noneho hari abandi noneho hari abakobwa b'ibisuma. Bakurya udufaranga twawe n'izo gahunda ntibanaziguhere. Kandi bundi mwaherewe ubuntu mutangira bundi mwimanira iki? Wasanga maze na Bibiliya irabivuga. Uburyo umuntu wese mwahuye wamuhase. Wamuhaye se n'ubwo bitavunguka. None se ubwo bivunguka. Abo kivunguka? Igiki? Gishiramo uburyohe maye. Neso niwe wishimiye ko umuntu abicyoboza. Igiki? Niwe wishimiye ko umuntu abicyoboza bakamucukura cucukura. Nose muri icyobo. Ubwo uri icyobo. Uri icyobo none tubwira abantu baze bacukure. Bacukura iki? Icyobo cyanjye gifite nyiracyo. Ugomba kugicukura. Nyiracyo agomba gucukura. Aragicukura koko. Ariko damu mana yanjye. Wambabaye twivugira ku bantu bari gupfa. Ukareka kunyica nyiriho mbabara unyumvire. Yego. Ngambwira ukuntu wakiyahura kubera umwana w'umukobwa. Wakiyahura nyine bitewe n'ibyana byuzuye hanze noneho bifite za nyashi noneho basigaye banazicurisha bakazikora bakakutaho utubere duhagaze utya ukajya kwiyahurira umubebe kwera. Reka tuvuge nkanjye ndavuga nkanjye ku giti cyanjye. Wenda reka mvugira abasore bagenzi banjye cyangwa se abagabo bagenzi banjye. Hari igihe ufasha umwana w'umukobwa. Hari abasore baba bafite amafaranga yabo. Kamukura mu buzima bubi bwo gupfundikanya. Warangiza wowe mukazisezerana kwenda ko muzabana cyangwa se muzakorana ibikorwa runaka. Kumbi yifitiye karori. Noneho ikintu kirenze se utaranakomeza. Sure abana babebe mwirirwa muha amafaranga. Ugasanga bambaye ngo desa ngo jya muri salon ibiki. Afite kandi kajamo. Karukurutu. Bayasangira amana. Agenda akamutamo fresh ariko ngereka ngubwire. Nago ngiye nakiyahura kwera umubebe. Uko wamufasha ni uko wafasha n'undi wese. Nyine wakiyahura. Ngera kintu cyatuma niyawe. Yo mpamvu rero uyu muntu wiyahuye. Nakwica we wambabaje nge ngasiga. Uyu musore wiyahuye kubera umukobwa. Buriya hari impamvu ituma abayiyahuye. Nawe ntabwo twamutera amabuye. Oya ntabwo ari umurengwe. Erega umuntu ari igihe imbaraga zo kujya kumanika akagozi ukita n'umwana udahaza. Mubo hari umukobwa bafashe irembo hari Nyamirambo ni ibintu byabaye nzi hano kwa Mutwe. Nimba ivuga iyo nkuru uraza kuyimenya. Umukobwa bahera muri sogondere guhera mu wa kane umutipa muri herera sogondere. Sogondere arayirangiza university arariha abo bari abakene. Atugomba kunyishyura she. Basezerana ko urumva bari abashiri ariko bitegura kugira gute kubana. Noneho bategura igihe cyo kubana. Umukobwa cwe. Noneho umutipe agiye kubona kuri stati ya WhatsApp handitseho umusore witwa cyangwa se hariho umusore witwa ngo My Love. Abonaga save the date. Abagano ahita avuga ati aramuhamagara tisheri wande. Yaramuhamagara tisheri ahita amuga ati wande. Wanjye kuva ryari.
umukobwa abakati bahita aramukatira da, kandi yateguye igihe cyo bagiye kubana, amaze kumukatira uzi ikintu cyabaye, yarakugendeye umutipe yikoza hirya, yikoza hino, tipe nawe umukobwa ubwo wahita apanga nawe umutipe bajya gukora ubukwe. Muri cya gihe cyo kwitegura ubukwe hano kwa Mutwe neza neza, bagiye kubona abona agasafuriya kari hejuru y'inzu, inkono iri hejuru y'inzu, ndetse bagerageje na mwene wabo ufite imodoka yitiza kwa kundi aza ngo ibi ni ibiki, ihita ijya hejuru y'inzu. Ibyo bintu numva barigeze kubyumva. Yego ndabyibutse. Babaje umukobwa ahita amera nk'umusazi. Babaje umukobwa aravuga ati mubanze munyishyure, abwira iwabo umuhungu, mubanze munyishyure amafaranga yanjye yose. Sibundi njye hari ikintu nibaza, bajya kwishyuza baba bari kuguriza, mu gihe aba ari kuguha amafaranga nawe uba uri kumutama. Oya, emera ko muri abahemu. Ntabwo turi abahemu mani, ndetse turi abahemu kubarusha. Ni iki wavuga ko turi abahemu? Ni iki wavuga ko? Dore icya mbere cy'abagabo kimwe cyo muri abahemu, namba wani muhinduka nk'ibicu kurusha mwebwe se. Muraduhinduka bro mani, ugasanga mujama. None se ko wanyemereye wampaye si wamindutse? Ariko noneho reka sinakubwiye ko ndigusinyira agasheke. Si wumvishe icya mbere, none icya kabiri kinsetse ijambo ndatwite ribarya mu mutwe, cyangwa mufitanye bifu n'ijambo ndatwite, kandi ku gitsina gabo 99%. Umuntu wanga igitsina se? Ijambo ndatwite wose urayanga? Amake urayanga nyine? Amake nanga nyine, yego cyangwa hoye urayanga? Amake se amazi, amata, amafaranga. Njye amafaranga ndayakunda, nta n'ikintu nkunda nkayo. None se bwo hari ikindi abakunzi ba Paula TV bafisha. Njye nkunda amafaranga, ngarayikunda. Niba hari ikintu ushaka ko tuvugana ndayakunda. Iki se? Amafaranga. Ako mane ushada muri igishego. Uri kumva naye nyikubwira ububi bw'abagabo. Ijambo ndatwite sinzi ikintu mupfana naryo, kwihinduka abakobwa. None se uratwite? Uratwite? Njyewe se barayiguteye inyiza. Ese nuvuze ko utwite? Nyine ndikubabwira ibintu abagabo mwanga. Njyewe cyeka niba nwitiye amafaranga mane. Abahungu nimwe babikurusha abakobwa. Aya murebe suma murahemuka. Abagabo ubu wasanga uyu musore, abasore benshi bapfa biyahuye, akenshi babitewe n'ibyo n'imirimo bagiye bakora abakobwa. Yifata akaniyahura. Njye ari umubebe nabyumva kuko mani tugira imitima yoroshye. Ariko ibaze umuhungu nyaruhagaze, umugabo nyaruhagaze akiyahurira umukobwa. Twebwe twararemwe. Twararemwe, mwebwe mwavuye mu rubavu. Rero ari igihe urubavu rugusuzugura, wararuhaye amafaranga yawe. Urumva? Wararuhaye amafaranga yawe, waragize ute? Njyewe ari umubebe wiyahuriye nabyumva kuko ababebe mani tugira imitima yoroshye, ariko kubona umuhungu w'amanuza abiri amakeze unyaruhagaze wiyahuye, umva jya uvuga ati ndimbwa. Wese unyara umeze ute? Nicaye. Nugera no mu kuzimu ujye wikomanga mu gatuza uvuga ati njye ndimbwa kabisa. Umuntu utinyuka kwiyahura mani. None iyo ubonye abasore barimo kwiyahura kandi bitewe n'abakobwa, ni nyine ngatubwira n'abakunzi bawe. Njye birambyita guhaga mani, biriya ni umurembo. Umuntu ariyahura se. Kandi ubwo ari umukobwa wiyahuye waza. Umukobwa ndabyumva kuko tugira amarangamutima yoroshye. Abagabo ntabwo n'amarangamutima bagira. Abagabo se mugira yahe marangamutima? Iyo kubabwira ngo turabakunda. Ijambo rero ndagukunda mwebwe murifata nk'iki se, nko kuvuga nko kunywa amazi. Urankunda? Ndakwemera. Oya, urankunda? Ndakwemera ntago ngukunda. Nkunda wawe. Okay. Sawa. Rero umukwa 12 yo kugeze abantu barapfa. Ejo bundi nabonye igikamyo cy'imyanda, igikamyo gitwara imyanda cyakubisa abantu ngo kandi kibakubita buri mwaka. Rero tuvanyemo abakobwa harimo n'ibitambo, harimo umurengwe, harimo gwaga. Nta muntu muzima wagakwiye kwiyahura amahane. Haracyari ibyiringiro, haracyari Imana. Rero akantu ko kwiyahura ntabwo ari sawa. Njyewe se ntabwo nsenga wallahi. Isikari cyo kimbesheje hose.
ntago senga njye ndasenga nakoze Mana. mama wa nyoka arasenga njye nanjye ndasenga nyoka arasenga nyoko nawe mama nyoko nyoko nyokwazi none se nkujyane mu gitaramo se cyanditse cya The Ben jya kumareho iki ntabwo wajyayo ntago ni najyayo ukuri ndakwishyurira VIP senkana waze kumpa 5 ngo uransinyira sheke sinakubwiye ko ndi bugusinyire Mana nta mafaranga mfite mu ngo senga Dore- ngewe ndashaka ayumera kuri kamera bakavuga ati ngewe Paula official turemeye 100 igiceri cy'ijana ndamusinyureme igiceri cy'ijana harimo ikibiriti cya nosi ikibiriti injerekani y'amazi uretse ikibiriti ndajya super dipe ndajya kugicanisha iki nta gazi ugira se ntayo ngira nta mbabura ntayo genda ugure super dipe n'injerekani y'amazi ufungure nawe genda ubigure ngenda umuntu ariko ndamuragaye ntagayasa ubu se ijana ryamarira iki ndamuragaye ngewe wambwiye kuri bume 5 none umaye inoti niba y'ijana ufashije nanda gwa 4,900 wenda wambase ibice kubera iki ubundi se ndayagwa ukoze wahinze aho wahinze aho wahinze unahasi niyo mpamvu ari ubwoko bwanyu n'ubuhe ngende umusinga uvangiye n'umushambo mama ni umushambo papa ni umusingakazi intare abasinga tuba turi inshinzi utazabona ubwo uri inshinzi gashinga ibiti 5 mu kibuni cya 6 bagitambika mane kubabarira ibaza ibyo bitutse unutse kuri kamera ntabyo ndi bukatimo ndamura bikata urabikata njye ntabyo nkata gusa mane hano hanze hari ibitaramo biryoshye hari Bruce Melody hari The Ben agiye no gushyira indirimbo ye hanze yitwa True Love ngo yatuye umugore we asa wazankoreye akaririmbo Mana uza abahanzi bose tuziranye wabwiye se sheri wakwambwiye kutankunda kazigu wamubwira azi gutera ntago azi kuririmba nyine urabizi ko azi gutera ntiwavuze se ko acukura noze yananirwa gucukura akananirwa no gutera acukura iki ninde wakubwiye ko acukura imyobo ya tuwarete abantu badukurikiye babyumvishije ukomeza winyuraguremo ahubwo duha amakuru y'ukuntu bacukura n'ukuntu banatera wanavuze ko atwite wasanga wowe nese ubundi gutwita ni ikibazo wasanga wenda yaranaguteye n'umubyara witeguye kubyara rero nabyara yego urabona narashoboye kurera urabona navamo mama mwiza ariko se wa mugani ko sheri wawe atera adatera atanatera yaba afite n'ikibazo yabuzwa nkundana n'ibiremba niko bakubeshya iwanyu se bundi bararoga reka iwacu ntabwo umwana w'umusingakazi kandi abasinga babikunda kubi ibiki se bakunda turazikunda mani inyama umusinga utakunda inyama nta nubwo abaho turazikunda cyane noneho by'umwihariko abakobwa nta nubwo ushobora kuyirara inyama rwose reka none ejo bundi kuri noheli no kubona ndabizi akaguru rwose k'inuzu kazaba kamanitse nibanjyana muri ribu uzangemurira numva ibintu bituma mvuga ibiki se ikibazo cyawe ibiki birakoze none se akaguru k'ihene kazaba kamanitse njye ntabwo n'igihenera ni ukamana agakoko banyweye no ku nyama z'umutuku zitari z'umweru gusa agafi ariko nayo inkoko isa neza ntabyo nzi ariko noneho narumiwe iki kiganiro cy'uno munsi niba ari uko waje utariye niba ari uko ukennye ufite utuntu twinshi nimba se ubonye nkennye ukoze iki sinakubwiye ko ndebe gusinyira agasheke umuntu witwa Divine wa Jojo Brize yagize anniversaire happy birthday Divine wacu uramuzi se ubushinzi buraha nese ko no guha umuntu bizu use n'ubushinzi kuri kamera atari n'utunwa niyo mpamvu desi twabaye tunini uduki twabaye tunini uduki
utunwa ubwo nibyo twabaye tunini niyo mpamvu disi yewe ubwo sheri waradukurura mana yanjye ndamudusoze ubwo dusoze njya kuryama ndarushye ese adukururira udukise uturu adukurira iyo namurakaje agahita ajya ngo okay ariko amugani wasoje ikiganiro uzi ko n'ibintu byose nari nateguye kuvuga nabyibagiwe mana ariko twiganira ku musozo uvuze ko uzajya mu bitaramo by'abahanzi The Ben ariko biravuga ko The Ben ashaka kuzana Bruce Melody kuri stage na Beef baba bafitanye niyo mpamvu ngomba kwishyurira tike nkariya na Diamond azaba ahari kandi Diamond yaramukatiye oya azaba ahari baba babeshya bashobora kuba ari ukugira ngo igitaramo gikomeze kivugwe okay uzajyayo se savuze se ko uzanyishyurira wowe se ubundi wajyayo uzi kubyina se uzi iyihe mbyino uzi ingwatire nta mbyino uzi kereka igisirimu hari ahantu wese nakujyana ikirutwa nagutekera umureti nkagusiga ureba filime kuko wambihiriza bro oya tuzagenda ariko se ntuzaba uri kumwe na Nuzana Gatera uri shuwa se ntabwo yakureka wenyine ngo ugende hariya numva hari ahantu ngiye ngomba kuba mari uri kumva nari ubwo ngomba kuhagotwa ahubwo ndashaka kureba abantu bazaba bahari ko bangana n'abari kuri APR na Rayon yararebwera shanga harera ngareka dusoreze reka turangize dusoze dusoze gikosora ikinyarwanda kadusoze niyo mpamvu mvuga ngo ukwiye kurambikwaho ibiganza mbese icyo mvuze si ikinyarwanda igiki se ese ubundi wazahise tugakora ikiganiro mu cyongereza kikarinda kirangira byansaba ko nshaka umusemuzi abantu rero baduha ubunani na Noheli uri kumva natwe tureke kujya mu bantu biyahura ako nicaranye hano n'umukire agiye arama Noheli birashoboka Noheli ku wa gatatu mana oya njye arayima uyu munsi namenya se ku wa gatatu ko nzahageza nawe se uteganya kwiyahura nshobora kugenda nkapfa kandi urupfu tugomba kurugendana nta hantu umeruka kujya ku kiriyo njye ejo bundi navuye gushyingura mama wacu sorry this ubwo urumva ugomba kunsura uyu mutumirwa kansura ariko uyu mutumirwa jya mu Kagera urebe ko nta uyu mutumirwa tugiye kumwataka yambaye n'inkweto nziza yambaye na neza tugiye kumwataka kurya azajya tuzanira bari abana bo muri APR Rayon polisi kugira ngo tubaze tubakoreshe ibiganiro buri gihe ahubwo tugiye kuzajya hari ubuzima bw'abana b'abakobwa ese umukinnyi wa APR abumwana n'umukobwa ese tukajya ko tubatungura ese mu rugo buretse se reka tuzanemo ese mu rugo ababayeho ate cyangwa aba yagiye kuryoshya sosiyete mwakirute ese baba bari mu biki wasanga wenda bari mu mbutabuta nazamukubita umwinshi yajya gukina ubwonko bwawe buhora buri negative side nonese abakobwa ntabwo tubazi ko mwirirwa mwinywera namwe mukirirwa murongora nkandese dusoza ikiganiro damu kandi reka nkubwiye nyamara navuze ngo ukwiye gusengerwa nari ngiye kukubwira kandi kantu nibuka ko mu kanya ngututse reka nkureke kandi ukwiye gusengerwa ndakakubwira inyuma ya kamera mana uyu mukobwa uzamuha ndashaka ko uyu mukobwa uzamuha agakiza umugabo w'umurokore abagafite si mwirirwa mubashinja ngo bagikuzimu ubu Pastor Julienne na Mignone nibabaye igitaramo ngo bagikuzimu abagafite bo mu biturike abakagaragaza barabafasha bakabambika ngo babikuye ikuzimu ngewe se Munyeni yari yamfasha ngo anyambike Pastor Julienne yari yamfasha ngo anyambike arakwima
yese ndamusaba cyangwa ahubwo yakagombye kumenya. Arakuzi se arafasha umuntu atazi jya gusengera y'umubyeyi. Wese arakuzi azamenya. Nimba azakumenya rero uzamumbwire ngo Damuru uzamwambike. Wamwandike kuri Instagram yiwe. Ahubwo se wabikoze kuri inshuti yanjye. Njye se nkeneye ubufasha. Ukavuga ati mfite musaza wanjye. Wakivugiye mu nda ya mama ndi ikinege. Sawa nyine. Soza ikiganiro. Sawa. Bye.